Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana, ndagusuhuje nkwifurije umugisha, ndagusuhuje nkwifuriza kurindwa n'Imana. Uyu munsi Uwiteka aguhereza umugisha, uyu munsi Uwiteka akubambira amahema, kandi Uwiteka akwihishurira. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi kuwa kabiri, itariki 5 ukwezi ni ukwa gatanu, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Uyu munsi turasoma mu gitabo cya Rusi ibice byaho ni 2, turasoma n'umurongo wawo wa 11. Haranditse ngo maze Bowazi aramusubiza ati, bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko mu gihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi. Uwiteka kwitura ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanyije n'Uwiteka Imana y'Abayisiraheli wahungiye munsi y'amababa yayo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ndagira ngo mvugane nawe uyu munsi. Imana wiringiye, Imana wahanze amaso, Imana wasize byose ukayikurikira, ukagira ibyo wigomwa, ukagira ibyo ureka kugira ngo ukurikire Imana, ukagira ibyo ureka kugira ngo ube mu mwanya wo gukorera Imana. Iyo ngiyo wahungiyeho uyu munsi kwiture, uyu munsi kwihishurire, uyu munsi kwigaragarize, uyu munsi gufungurira imiryango. Aya magambo ni amagambo yabwiwe uwitwa Rusi. Uyu Rusi yakoze ikintu gikomeye cyane, akora ikintu gikomeye cyane ubwo yanambaga kuri nyirabukwe, akamunambaho nta mpamvu n'imwe igaragara, nta kintu na kimwe ashingiyeho, kuko umugabo wa Rusi yari amaze gupfa, kandi Nawome nta wundi mwana yari afite, nta n'umwe. Ariko Rusi ngo we anamba kuri nyirabukwe yari afite undi nawe yari yarashatse muri urwo rugo witwa Orupa ahitamo kugenda. Ariko Nawome, Rusi wanamba kuri Nawome, amubaho. Imana itugirire neza. Ndashaka kuvugana nawe. Ibigeragezo byose wanyuramo, intambara zose wanyuramo, amakuba yose wanyuramo, inamba ku Mana. Namba ku Mana, wihambire ku Mana. Imana yawe izakugirira neza. Imana yawe ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana. Namba ku Mana. Ibyo wanyuramo byose namba ku Mana. Namba ku Mana yawe. Wanyura mu bibazo, wanyura mu ntambara, wanyura mu bukene, wanyura mu bushomeri, wanyura mu burwayi, wanyura mu madeni, imiryango yakwanga, umugabo yaguta, urugo rwasenyuka, ariko namba ku Mana. Rusi yanambye kuri Nawome, amunambaho, nta kintu na kimwe kigaragara. Reka nkubwire, nubwo ubona nta bimenyetso, ariko namba ku Mana. Nubwo ubona nta nzira, ariko namba ku Mana. Urabona nta buryo na bumwe ibintu byacamo, nta buryo na bumwe ibintu byanyuramo ngo utabarwe, nta buryo na bumwe nta kuntu ubona byagenda ngo ibyawe bikemuke, ariko ndagusaba namba ku Mana. Uyu Rusi rero ngo anamba kuri nyirabukwe aramubwira ati, nta mugabo ngira, niyo namugira nkabyara umwana, ntabwo wazamurindira ngo ugeze aho azabera umugabo, agushake, genda wishakire mu bwoko bwanyu. Rusi aravuga ati, hoya, aho uzarara niho nzarara, aho uzagwa niho nzagwa, nihagira ikizanandukanya nawe atari urupfu, Imana izabimpore ndetse bikabije. Uko ni ukumaramaza, yari yaramaramaza. Nawe ndagira ngo mvugane nawe, maramaza gukorera Imana, maramaza kubana n'Imana, maramaza kugendana n'Imana, maramaza ibibazo biza, ariko umaramaze gusenga, maramaze kubana n'Imana, maramaze kuba mu bihe byiza byo kubana n'Imana. Kubana n'Imana ntako bisa, kubana n'Imana ni iby'igiciro kinini cyane. Kubana n'Imana, Imana y'amahoro itugirire neza.
bana n'Imana mu gihe bikomeye no mu gihe byoroshye, usenge mu gihe kigukwiriye ndetse no mu gihe kitagukwiriye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo arangije uyu Bowazi rero ngo aza kubona Rusi, amubwira aya magambo twasomye, aramusubiza ati, bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyokobukwe byose, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko mu gihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi. Umva icyo kintu, umva uko kwizera. Asiga se na nyina, aza akurikiye nyirabukwe kandi abizi neza ko umugabo we yapfuye. Asiga igihugu cye, asiga se na nyina. Ndagira ngo nkubwire, siga byose kubwo kugira ngo usingire Kristo. Siga byose. Kugira ngo usingire Kristo biragusaba gusiga byose. Siga byose. Gira ibyo wiyambura, gira ibyo usenya, gira ibyo usenda, gira ibyo wambura ijambo, gira ibyo wambura agaciro. Uwiteka kwiture ibyo wakoze, ugororerwa ingororano itagabanije n'Uwiteka. Haleluya. Nawe ndagira ngo nkubwire, Uwiteka ntabwo azabura kukugirira neza. Warasenze, hari imirimo wakoze uyikorera abuzi, ndetse hari n'iyo wakoreye abutazi, ariko ibyo wakoze Uwiteka igihe kirageze ngo akwiture ibyo wakoze, akugarurire ingororano. Ibyawe byanyazwe, ibyawe byajyanywe, Uwiteka bigarure. Igihe kirageze ngo wakire umugisha wawe, igihe kirageze ngo wakire igitangaza cyawe, igihe kirageze ngo ibyawe byapfuye Imana ibizure, igihe kirageze ngo Uwiteka akwiture. Uwiteka aje kukwitura. Hari ibintu wakoze ubikorera Imana, hari ibintu wakoze ubikora uvunitse, ubikora urushye, ubikora bikugoye, urihangana. Bukene buraza urihangana, amadeni aba menshi urihangana, ariko nje kukubwira ngo ibyo ugiye kubihererwa ingororano. Hari ingororano itagabanyije ibonetse ku buzima bwawe. Imana y'amahoro izanye ingororano ku buzima bwawe. Hari ingororano Imana izanye, hari ingororano Imana iguhaye, hari ingororano yawe irabonetse, ingororano yawe iragaragaye. Imana izanye ingororano ku buzima bwawe, ingororano irabonetse. Rero uyu Rusi, Bowazi amubwira ayo magambo akomeye ati, Uwiteka kwiture. Uyu Rusi yaje kubona ingororano ikomeye cyane yo kwihangana. Ndagira ngo nkubwire, uyu munsi Imana iguha imbaraga zigushoboza kwihangana, zigushoboza kwizera Imana naho ubona nta bimenyetso, zigushoboza kwizera Imana naho ubona nta nzira, zigushoboza kwizera Imana naho ubona nta buryo. Imana y'amahoro igukorera ibikomeye. Reka nkubwire, niwizera Imana uzayibona nta kabuza. Uzayibona habura gato ngo umware, uzayibona habura gato ngo usebe, uzayibona habura gato ngo bigucange, uzayibona habura gato ngo unanirwe. Uzayibona. Imana iguhereza umugisha, Imana ikugirire neza. Imbaraga zisumba byose niziboneka ku buzima bwawe. Kristo wabambwe nakomeze kukwihishurira, kandi Kristo wabambwe nakomeze kukwigaragariza ibihe byose mu izina rya Yesu. Mana ndagushimye kuri Imana igira neza. Abakumenye bafite amahirwe, abo no ku munsi mubi bazakomera. Ndasengera uyu muntu wari unkurikiye muri iyi byuka urabagirana. Mana kukunambaho nibwo buzima. Hari abamama bakunambyeho, hari abakobwa bakunambyeho, hari abasore, hari abagabo bakunambyeho. Abo bose barindiriye ubutabazi bwawe, barindiriye imbaraga zawe, barindiriye ubutware bwawe, barindiriye gukomera kwawe. Mana ndakwinginze, girira neza uyu mugabo, girira neza uyu mupapa, girira neza uyu mukobwa, girira neza uyu musore. Mana nugende ubamba amahema, nugende ukora ibikomeye, nugende wiyerekane, nugende wigaragaze, nugende witamurure. Mucira inzira Mana, cira inzira uyu mugabo, cira inzira uyu mukobwa, cira inzira uyu musore, cira inzira uyu mumama. Umuntu wese wakwiringiye mucira inzira. Hari umuntu
unkurikiye arwaye mukize, hari umuntu unkurikiye aboshye mubohore, hari umuntu unkurikiye ananiwe muruhure, hari umuntu unkurikiye abuze uko agira mugirire neza. Uri Imana igira neza, uri Imana itabara, uri Imana irengera, uri Imana ihindura amateka, uri Imana y'akandi karyo, uri Imana ihindura ibihe. Haleluya. Urakoze Mana kuko zibikomeye, icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu. Amen. Mana iguha umugisha ugiye gusharinga iri jambo ry'Imana rigere ku bantu benshi. Sharinga abantu 5 kibikora, Imana iguha umugisha. Kora subscribe ahangaha niba utarayikora, koraho subscribe, kanda like, comment yawe ni ingenzi. Ndabakunda nukuri, kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri mwe. Umugisha w'Imana womeho, ineza y'Imana ikomeze kubagaragaraho ibihe byose, mwagurirwa imbago muri byose mu izina rya Yesu. Amena. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje, iyo nakagaruka. Shalom shalom.